Nitwa Hitimana Martin, navukiye i Butare mu karere ka Huye, mvuka mu bana batatu ari jye mukuru urimo. Ubuzima bw'i Kigali muri iyi minsi budutegeka gukanguka tugakora. Burya umuntu ubona ukamubona agenda, hari byinshi biba byihishe inyuma y'ubuzima yabayemo cyangwa abamo. Burya buri muntu agira ukuri k'ubuzima bwe. Ndi Masaka, aho ni mu karere ka Kicukiro, umujyi wa Kigali. Mbonye umugabo ubona afite morale. Ese ko uyu musore yishimye nta kibazo na kimwe agira? Ati kubaho ni ukwitonda ukarenzaho nibwo usunika iminsi. Icyo gisubizo cye cyaranshimishije cyane, byatumye numva nshaka kuganira nawe, mu kuboko turaganira. Burya ntabwo ari kavukire y'i Kigali, yavukiye mu ntara y'Amajyepfo. Ubuzima bwanjye nabayeho ntabwo bwari bworoshye, ngo nyine nari nkiri umwana, ariko haje nabi, naje ku gikamyo, mfata ku gikamyo nisanga i Kigali. Aho ngeze i Kigali mba mu buzima bubi, ndara mu mateme, ndara ahantu habi cyane hatishimiye n'abantu bose. Nisanze Kigali muri Masaka. Yemeza ko ubuzima yabayemo butoroshye na gato. Ariko mu bukene bwaho bwa kera, yapfuye 2015, nkomeza kurwanya n'ubuzima bwanjye gake gake, bamayibobo mbikirara Kigali. Inshuti zanjye zirankunda, ziranyigisha, ndumva ari uko mbayeho. Nabaye mu buzima bubi nyine, nta kundi mbasha kubwakira Imana, ariko nuko. Ntabwo yigeze yiga, yabuze umuntu umwishyurira ishuri kubera ko papa yari amaze gupfa. Ntabwo nari kubona umuntu wanyishyurira amashuri, papa yarapfuye, ubwo bushobozi ntabwo nari kubona, kuko umuryango wanjye wari ukenye cyane bya hatari. Yakoze imirimo itandukanye i Kigali, yararaga mu iteme akabwirirwa akanaburara. Nkigera i Kigali rero nabanje gukora umurimo w'ubukarani. Ubu dufaranga mbonye buke gake nkagenda ntunga umuryango, naniga sudire, mbona umuntu unyaka amafaranga yo kwiga sudire, ndakora 2001. Ubwo ntangira gukora udufaranga mbonye nkazanshyira utwo nshyira mu muryango, nkagira utwo mbika, nkagira nuko mbasha gukora uyu murimo usanganye nkora. Ngenda nzamuka gake gake uko mbibonye, uko nguko nshima Imana. Yararaga mu iteme akabwirirwa akanaburara. Yambabaje ni nyinshi cyane. Njye naraye mu iteme, imvura ikazayinyagira, nkabwirirwa nkanaburara, nkabwirirwa umunsi wa mbere nkaburara, nkazangenda nkirwa amazi gusa yonyine, nkirwa nikunje. Ariko aho maze kugenda gake nkura, kugenda ngenda nzamuka, inzara narwanye cyane iri mu kugenda ishira gake, ariko ntabwo irashira. Urabizi ko inzara ishira umuntu yapfuye. Ubu ngubu tuvugana afite umugore n'umwana. Njye ndubatse, nitwa Papa Muhoza, nkaba mfite umwana umwe. Nkaba nitwa n'Agasumbashyamba mu izina ry'Agasima, no kuri TikTok uzansangaho. Numva nzaba umugabo mwiza kandi nzatera imbere, nkatungana n'abamuryango nasize mu ntara. Yemeza ko ubuzima abayemo ubu ngubu butandukanye n'ubwo yabagamo. Itandukaniro ni ryinshi. Ubu aho nari ndi mbere ntabwo ariho ubu nkiri. Narazamutse, urabona ko ndi mu kuzamuka. Kigiye nari nkiri umwana ntaramera n'ubwanwa, ubu ariko urabona bwaraje nta kibazo. Ubwo mugumye mu nsengero, mbona n'umusaza zamuke kumwe. Umugore we yamukuye mu cyaro amuzana i Kigali. Namuvanye mu ntara, duteretana, arankunda nanjye ndamukunda, muzana i Kigali, turabana n'ubu turacyabana, dukomeje ubuzima. Ari umugore n'umwana,
ari n'umuryango bose ndabafasha. afite kandi inzozi zo kugera ku bintu byinshi. Ngenda cyakodesha ntabwo biracamo neza, n'ibicamo namwe muzamubibona. Ntabwo nshaka ikintu kimwe, ahubwo ndashaka ibintu byinshi nzageraho. Ntabwo ari kimwe nshaka. N'ubushobozi bwanjye ndi mu gushaka ni ukubaka, genda nkanacuruza nkaha umugore icyo akora, kubw'amahirwe tuzageraho kuri icyo gihe. Yego ntabwo mbafasha, ariko aho bageze barimo kugenda bazamuka, kubera ko nabo bamaze kuba bakuru, biga igitondo n'ikigoroba. Uwize igitondo ajya gushaka ubwo bwatsi bw'inka, ayo matungo bagafatanya. Ubu ngubu aho umuryango wanjye uri umeze neza, icyo nababwira ndabakunda, bakomeze ubuzima bwabo neza, birinde, nanjye ndaho ndakomeye ndabakunda. buriya umugabo mu buzima nta kintu kijya kimubaza. Nta na kimwe njye kimbabaza, kubera ko nitwa Gasumbashyamba, njye mpora ndagasumbashyamba, sinjya ndaho. ashimishwa n'uko ari muzima kandi ari mu kazi. Njye nshimishwa yuko ndi mu kazi, icyo cya mbere kinshimisha. Nkashimisha yuko mfite ubuzima, icyo cya mbere. agira inama abantu yo gukura amaboko mu mufuka bagakora. Icyo nababwira cyo, ntibakure amaboko mu mufuka bakore, bashaka akazi bakore, nabo batere imbere. Nicyo kintu nabifuriza, nicyo inama nziza kandi nabaha bose, atari abo mu ntara yonyine n'i Kigali, bose bakure amaboko mu mufuka, dukore, dushaka ibirayi by'abana n'abagore. Ikintu bamfasha rero ni ukugira ngo bampe ubushobozi, yenda mu murimo nkora, ngure izo mashini, ngure yenda n'ikibanza, nanjye ntangiye kuzamuka cyane mu rwego rurimo abandi. Mbonye umuntu ntera inkunga, yampa imashini, nkakora mu mwuga wo gusudira, ashaka ukuntu yantera n'inkunga nkabona iyo nzu, ni gutyo nagenda nzamuka. Ariko mbonye imashini, ibyo byose nagenda mbigeraho byose gake gake, nibwo rugero. yemeza ko ubuzima abayemo i Kigali butoroshye na gato. Ubuzima bwanjye bw'i Kigali rero, yego ntabwo bworoshye, ni ugushakisha. Hamwe ndi umukanishi, ahandi ndi umusuderi, ni ugushakisha. Ntabwo bworoshye cyane, ariko tuzabubamo gake gake, bizagenda bicamo bike bike. Ibi byose tumaze kubyumva nka Next Hope TV twamuhereje ukuboko. Nomero yanjye ni 078, nomero yanjye ni 078 23 13 309. Imana Martine. Murakoze rwose kandi turashimye namwe.